ngo nyenze ngo oya ari umuntu twari dufitanye marriage kera nyine muri 2009 ko nashatse 2010 twaranabibwiye ababyeyi naranamuberetse noneho ayambwiye ati ntibigikunze ndagiye yaraje turasezerana tamaze nago byahinduka ngo gume hano ati keretse uje tukajya kubanira muri Sweden ndabwibuke namubwiye ijambo rimwe rivuga ngo twari dufitanye ubukwe mu kwa gatatu turi ku itariki 24 z'ukwa 12 ndamubwira ngo Rome no pepa changero destin de l'autre n'ubundi mu kwa gatatu nzashaka undi mukobwa utari wowe kandi bizakunda kandi uko byaranakunze kandi uko nyine nanashatse tumaze gutandukana hacimo iminota 30 agiye nta nubwo nari nkimutekerezaho like kabiri nakoraga dating iminota 30 still nawe nabishobora ariko no gukora dating iminota 30 ntago nabyananira so as long as uzi uwuriwe ukuteye ukamenya na mugenzi wawe nuko ateye ukamubaza ibibazo nyabyo ubasha kumenya ngo uyu muntu can't match habaye gukomeza kwisobanukirwa cyane ariko nubone ninongera gushaka nzongera nshyireho one condition total submission kundo harimo no turi gutandukana we rwose yarira wenda ari no kurira nakubwika ari umunyamaranga mutima kandi ntiyabishakaga urumva ko nyine byaramugoye ubona ko bimugoye ubona ko inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwihariko muri Igasabo showroom i Remera hafi ya Parfum cyangwa hafi ya Grand Legacy Hotel akaba ari ahantu heza cyane hacururizwa utubati twiza intebe nziza za salamanje akaba garderobe akaba ibitanda byiza akaba salon nziza bagiye heza pe niba umusirimu wifuza ibintu bizima duhamagare kuri 0788 0789 maze urebe aheza utabazi bino bintu si sawa ibi bintu ni byiza nigeza nahagirana mbere hose none rero kuba ari wowe urimo bikundisha abanyarwanda bahisemo neza n'abanyarwanda babikunda babigane bakora ibintu byiza nanjye icyo gihe mpaza bwa mbere nabwo abantu bakora ibintu biri artistique bisa neza kabisa byiza mu biti byacu biryoshye cyane mutabazi umeze gute tutarajye wenda mu byo nifuza kubaza byinshi numva afitiye amatsiko meze neza wenda nk'ubu akazuba kancanye ahantu nari ndi mu ngenda nkata muri quartier bitakantu k'umunani ariko ni bisanzwe ariko imbere mu buryo bw'amarangamutima mu buryo bwo kwiyumva imbere ndakomeye n'inkamabare bwo mvuze ikiga n'inkamabare ndakomeye nk'amabuye rwose cyangwa se ndumva I'm solid like a rock ubwo ndaho twadushyira mu cyongereza none se bavuzwe ibintu byinshi cyane hari n'ibyo nabonye muri ino minsi biri kukuvugwaho ntabwo njya kukubaza ngo uri apotre wahe icyo kibazo twigeze kukiganiraho ubushize ibyo ndi kuvugwaho muri ino minsi ubwo byaba ari nk'ibiki byari nk'ibiki ndi kuvuga muri ino minsi nabonye kugiye kwadi bose ntago ndi kubivuga ko ninjye wabivuze nanabivuze nta urabivuga product ni nacyo nge nari ngamije sinshaka umuntu ajye kunkora operation ngo yavumbuye ibi ntabyo uvumbura birahari kandi amakuru n'ibyo yaguhaye none nkanavuga wenda sinzi uko mbanye n'abantu bari hanze wenda nimba bantekereza ko bategeza sabe bondi bazashyiramo imiyaga ariko ntekereza kuko mbanye nabo bari bakwiye gushyiramo iyo miyaga ngo sinshaka umudamu wanjye amwinjiza muri ibi ntaba muri social media nta foto yiba kuri social media yari yose donc rero nkavuga ngo ashobora kubaho kumubungabunga muri sense yo kuvuga ngo nimba ari byo nashatse kugira ubwiru tubigendanemo neza mbigira ubwiru nimba ushaka views uzamamagare dukora ibyagra views yewe biba bihari cyangwa se mu buryo runaka so ninjye wabyivugiye rero nta wabizanye ari wabizanye kuri icyo ubivuze nuko byari bihari cya kabiri nta kintu njya nkora ngo nifuze kugitsimba iyo hirya icyo ntashaka ko abantu bamenya sinanagikora niko njye mbaho icyo ntashaka abantu bamenya sinanagikora nimba ari icyo nkoze wenda nkashaka ko kiba my own privacy ariko bikaba byabaye ngombwa ko abantu bakimenya ngomba guhagarara nkavuga ngo that's me donc ndi umuntu ukunda kubaho ubuzima bw'ukuri
wenda abantu babibonye ubwo abantu bavuga ngo umuntu afitiye ngo ibihumbi ngo magana 120 ye ariko wagombaga no kubibutsa yuko hari igihe nigeze kumara amezi 3 ntahagera kandi nje ngo amafaranga y'amezi 3 ntiwambwiye ngo mpinzu yanjye ntago yishyura buri kwezi ahubwo warambwiye uti ndi umukire nge nimvubu igihe uzajya uzanyishyura it's okay, it's fine. Kuko amezi 3 yaje mo 120 kuba wahisemo kubizana reka none ngiye nkwereke so bivuze se so tumye abantu bamwe banera ikizere se abandi amafaranga ninjiza akagabanyuka akava wenda nko kuri miliyoni na 200 akamanuka akajya nko ku bihumbi 300 okay reka byorohe mfite amadeni ya miliyoni 40 kabiri kuva wanteje abantu nzakwishyura bwa nyuma ubwo bivuze ngo nimba miliyoni 40 nzakizishyura mu myaka 10 uzishyurwa mu mwaka wa 10 cyangwa se uce mu nzira y'abavoka no kuburana kiriho miliyoni 2 tuburane kandi turi gupfa 120. Impamvu ngiye nza nkavuga ibintu nk'ibyo ndabaca nko kuvuga ngo that's me, you like me or not, I'm not an hypocrite. Sindu indyarya, sindu umubeshya beshi, sindu umuntu ushaka kugira ngo nambara uruhu rw'intama nimba ni impyisi nza ndi impyisi, nimba ndi intama nza ndi intama. Nta bintu byo kumamagizaho ngo cyase ngo nimba nta mafaranga mfite ngo ariko nshaka uburyo ni pampa ku buryo nzambwira abantu ngo mbese nshaka kugaragaza ishusho idahari. Ndi umuntu ukunda unanezezwa nuko abantu bamenye uko ndi, icyo nanze bakamenya ko nacyanze, nimba tudahuza tukamenya ko tudahuza, cyangwa se wenda tukamenya ko twihanganiranye ariko so rero niyo mpamvu ngiye nkunda ibyo ubwo buzima bwo kuvuga ngo nimba hari ikintu abantu bakeneye amakuru kinyerekeyeho ndaza nyabihere, kandi niba hari uko babitekerezaho niba bivuga n'uburenganzira bwabo. So niyo mpamvu navuze ngo reka bari ngewe rero bugira kuba apotre yitangaje ko ari muri urugendo rwa divorce rwa gatanu nuko ari kubiserebra ku buryo abantu rero bagenda bakabitsimba bikazaza icyambere public figure. Nabonye ko muri Rwanda nizi za YouTube zaje abantu babaye ba public figure, abandi bagira gute ntibanamenye icyo bisobanuye, abandi baba bayobozi ntibamenya icyo byimplika, donc ntibaba responsible ngo bumve weight cyangwa suburemere, the burden of leadership. Iyo uvuga ngo ufite aba big energy bose bakwaminiye ku rwego wagira ngo umwami wabo, byari bikwiye yuko unaba umuntu ubanza kuwaitinga buri kimwe cyose ugiye gukora kubera kuzi ko there is a movement behind you tutazi igihe yaremewe. So rero nge ndi umuntu wumva ko nka public figure ibyo bintu uzabisha kugeza ryari, amungana kakano ngo hari ibyo bintu uzabyigira kugera ryari. Ari uwo tujya kubona tukabona ngarigiye gukora ubukwe, please hold on, none se ko twaherukaga utari celibateri ukaba utubwiye ko ufite save the date. No agasa nuvuze ngo ni byiza ko bimenyekana icyo gihe, ubwo icyo gihe wenda icyo gihe nzanaza mvuge ni nyine urwari ruhari reba divorce yabonetse igihe kinini, bese agasa naho we ashaka kugira ngo bazabimenye ko in the end keretse uzamara gutandukana ukaguma wenyine, ariko uzatandukana ukongera ugashaka ntabwo ibyo bintu uzabihisha. Ibyo ntabwo nkunda ubuzima bwo kubaho, ntabwo nkunda speculation zikorwa around me, kandi mpari mfite umunwa nshobora kuvuga ibintu uko bimeze, kandi kabiri naba ntari numva ntashobora guhagarara imbere y'abantu babwire ngo bimeze gutya, nkavuga ngo ubwo nyine urwana n'intambara kugira ngo bitamera gutyo kuruta ko kurwana intambara yo gutwikitsa inzu yishe umwotsi. Ngewe iyo ntwitse umwotsi ndawureka njya ku karubanda. Ntabwo ndi umuntu ushaka, ahubwo navuga ngo narwana no kwitwika, ariko yamaze gutwika si ndi umuntu wizerera muri filozofi yo guhisha umwotsi. Divorce ni ikintu umuntu ashobora gukora umutima we ukababara. Oya, not on me. Okay, uri kuvuga in general. Ntabwo ndasoza. So kuba ari ikintu wakora umutima wawe ukababara ku buryo no kubyuka byakunanira no gutangaza ko icyo kintu kikuriho bigoranye. Ntabwo nayikoze. I'm starting the process. Nashyize ikirego muri systeme kwa. Bisaba amezi 3 kugira ngo yigereho. Cyangwa se divorce ni ikintu ushobora gutangira cyangwa gukora kikaba ibyishimo byawe by'ubuzima bwawe bwose. Wowe uhagaze he? Bon, ikintu cya mbere sindi umuntu wizera mu marangamutima ubaho ubuzima bwo kuvuga ngo kwishima.
ndi umuntu wizerera mu kuba naraje mu isi mfite mission inzanye y'Imana. Iyo mission niyo shyiraho umutima wanjye wose, yakozwe yagerwaho nacitse akaguru. I celebrate. Donc icyo ndeba nicyo. Donc ntago ndi umuntu. Donc first of all, impamvu wenda ntari kuvuga ngo ntago ndi wa muntu uvuga ngo nagira genda nkaryama simbyuke. Sinzi n'icyaba cyabaye icyo gihe. Kuko nge ntago ngira rwa rukundo abantu bavuga ngo nagukunze ngo ndanasinziye ngo yo ngo nyenze ngo oya. Ari umuntu twari dufitanye marriage kera nyine muri 2009 ko nashatse 2010. Twaranabibwiye ababyeyi naranamuberetse. Noneho ayambwiye ati ntibigikunze ndagiye. Yaraje turasezerana, tamaze nago byahinduka ngo gume hano, ati keretse uje tukajya kubanira muri Swede. 2010 nibwo nanuzuye umwuka wera ntangiye muri Imana, ubundi n'umunyedini, nago mvuga ngo sinasengaga ariko n'umunyedini. Kubera rero nahungiye muri Kongo nkarwara korera cyamacinya ndi muri mu nkambi ya Kibumba. Buriya nageze mu Rwanda ndavuga ngo nzarinda mpfa ntasotse mu Rwanda. Nongeye gusohoka mu Rwanda ruko ngiye mwivuga butumwa. None ubwo wenda nabyita nka deliverance, icyo kivaho cyo kuvuga ngo sinzongera kuva mu Rwanda unana ruvamo. Ariko ntuye ibyumba naragenda nkagera Gatuna nkareba umupaka kure, nkavuga ngo nzongera kurenga umupaka w'iki gihugu. Barasa bazarasa ndi hakatikati. Nimba mbaho mbeho ntagira, ariko sinzongera gusohoka imbago z'igihugu ngo ndagiye. Doko narabisetinze muri nge gutyo rwose, kandi biri strong muri nge mu buryo bukomeye. Rero ambwiye ngo tujye Swede, namubwira ngo ndabwibuke, namubwiye ijambo rimwe rivuga ngo twari dufitanye ubukwe mu kwa gatatu, turi ku itariki 24 z'ukwa 12. Ndamubwira ngo Rome no pepa changero destin de l'autre. N'ubundi mu kwa gatatu nzashaka undi mukobwa utari wowe kandi bizakunda. Kandi uko byaranakunze. Kandi uko nyine nanashatse. Uretse ko mu kwa gatatu nta bukwe bwishi bari kuba muri Anglikani bahise babupushinga babushyira mu kwa gatanu. Cyase baravuga ngo mushyire nyuma y'icyunamo. Noneho tureba nyuma y'icyunamo nanone gukora ubukwe kikirangira, turavuga ngo reka dusunike hakirimo imvura, turavuga ngo reka tugiye ku itariki 8 z'ukwa gatanu. Ubwo nshatse kubwira ngo tumaze gutandukana hacimo iminota 30 agiye. Nta nubwo nari nkimutekerezaho. Like mu buzima bwanjye ntago ngengwa n'amarangamutima. I love. Reka ngusomere ukuntu nkunda. Mu gitabo ndi kwandika cyitwa Till Death Do Us Apart, rya jambo dukunda abantu bakunda gukoresha basezeranye, ntago nyandikoresha. Rivuga ngo kugeza dupfuye cyangwa se Yesu agarutse, ngiyo ndi gusezeranya muri bake nasezeranyije. Hazagizo nshinje ko nashyizemo iryo jambo. Inyandiko usoma ntago haba ari muri ya jambo rivuga ngo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ariko ubwo hari abandi babarishyizemo, ndetse nanjye njya gusezerana mu byo nagomba gusoma narisanzemo, ariko sinjye wari waryanditse. Icyo gitabo rero nzakita gutyo ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa se ngo until death until death get us apart, sinzi ukuntu babikoresha mu Cyongereza. Niko nzakita. Mugambo nzashyiramo nzasobanura icyo nge nita urukundo. Ibintu bituma rimwe na mwana batabazi ku bintu byose mu bimeze nk'aho bitayikereza bitandukanye n'abandi. I have my own definitions. Ndabanza nkakora definition zanjye. Nimba ngiye kuba umuyobozi cyane numva ndi umuyobozi, nkabanza ngo ubundi si umuyobozi ni iki? Definition yanjye y'umuyobozi wundi ni iyihe? Hano rero navuze ngo urukundo, love is not an emotion. Niyo mpamvu ntabwo wambwira ngo nurese ngo tugwata gatambaro hanagura. Mpanagura iki se? Abakundira mu rukundo harimo no turi gutandukana we rwose yarira wenda ari no kurira kandi simbi mwifuriza. Love is not an emotion, it's an unconscious logic anchored into your precepts, your philosophy, your beliefs, your purpose, and your definitions of life, marriage, and success. If you don't feel successful, no matter how great your achievements are, you are in a wrong marriage. That's hell with an air conditioning. Get out as soon as possible. Dunyanandikana ngo marriage is love and peace, or simply peace through love. Kuba rero wenda
navuze ngo urukundo ntago ari amarangamutima ahubwo ni gushyira mu gaciro n'ubwenge bw'indani mu mutima. Ndavuga ngo bikananone kandi bigashinga imizi mu byo wemera, mu byo utekereza, mu byo wibwira, ndetse no ku cyo wita icyerekezo cy'ubuzima bwawe cyangwa se intego y'ubuzima bwawe, n'ubusobanuro uha amagambo akomeye nk'ubuzima, urugo, ndetse no gutsinda, success. Bishobora kubyara nk'impamvu n'urugero, sindabona Kate bashabe yakunze umunyonzi, simpamye ko byenda no kuba hejuru, ariko abantu kuko turi indyarya cyane unabimubaje wenda mu kiganiro cyangwa kabibazo undi yakanga ngo ariko urukundo uwo rushatse ruramusanga, ngo hari igihe wamukunda. No, wowe uri gutekereza ko urukundo ari ayo marangamutima, ngo niyo mpamvu ngo rwashidutse rwakunze umuntu. Byo hari n'umuntu ukunda pe, umuntu ufite ibigeso bibi, nywa amatabi kandi wenda watananywa, ariko muri wowe icyo twita unconscious mind, subconscious mind, uba warasetinzemo some philosophies, some principles, some purpose. Noneho ibyo bintu bisetinze muri wowe indani bikazamuka bigakora choice, bikagusha kuri uwo muntu umeze nk'umuvayo uri kureba, wenda avuga ngo nyine ngo uwo rushatse ruramusanga. Abantu ntibabashe kumenya, nawe ubwawe ku giti cyawe ntumenye ngo kuki ari we rugiyeho, ariko byiyubakiye imbere muri wowe. Umugabo bita Carl Jung, mu ba psychologist bakomeye, wongeye nkunda my favorite ni witwa Carl Jung, ko hari witwa Sigmund Freud. Anna Freud ni umukobwa wa Sigmund Freud. Hari witwa Alfred Adler, ni wakoze teori ya complexe d'infériorité, kuko nawe yarayifite, yarafite akantu k'inyonjo, noneho we ahita yandika izo teori. So rero nge nkunda witwa Carl Jung. Carl Jung yaravuze ngo if you don't turn the unconscious conscious, it will control you and you will call it fate. Ngo nudafata ibiri mu mutima indani muri subconscious, ngo ubivaneyo ubishyire noneho mu buryo bw'ibyo biri conscious cyangwa se ibyo uzi, ngo bivane mu mutima ubishyire mu mutwe, reka nkoresha iryo jambo, cyangwa se from the heart to the mind, ngo ibyo bintu bizajya bihora bigutwaza igitugu, bigukontrole, ngo noneho wowe ujye uhora ubyita igeno ry'Imana, ngo nuko nisanze, ngo no. Ariko nge niyo mpamvu nta gahinda mfite, ariko n'imvugo zanjye ndazikontrola kugira ngo uwaba gafite ku rundi ruhande ko nta nubwo ashaka divorce, ninjye uri kushyira ikirego muri systeme. Ntago ari divorce y'ubwumvikane. Divorce y'ubwumvikane mujya kwa noteri mukandika mukavuga ati kubwumvikane turemeranyije. Kuki ushaka divorce? Kose kisobanuro nagisobanuze iki. 1, biraturukana nkuko nakomeje kubwira, ibyo twizera biratandukanye. Muri sanse nyine y'iki cyo kubana no gutandukana. Ngiye mu gihe nemera ko bijyanye nuko na Bibiliya bivuga, rwa mbere rw'Abikorintho ibice 7 umurongo waho wa 13 kugera kuri 15, avuga ngo nimba umuntu muri kumwe ashaka gutana mureka atane, ngo kandi uzaba uhambuwe cyangwa se uzaba wemerewe kuba wakongera ugashaka, kuko Bibiliya ivuze umuntu kahambuwe aba yemerewe no kongera gushaka. Anavuga impamvu aho ngo parce que cyase because cyase kuko Imana duhamagariye amahoro. Ku bwanjye urugo rutarimo amahoro mu buryo buhoraho, kurugumamo ni amahitamo wabukoze, ariko ntago wavuga ngo nuko ndi umukristo, ngo nuko ndi umuntu w'Imana, ngo ushaka impamvu zindi ushyiraho zivuga ngo warihanganye, ngo waremeye. Oya, ni amahitamo ubukoze. Oya, ntacyo wambaza. Reka rero mbivuge muri ubu buryo. Uwo turi gutandukana n'umwana mwiza, ndetse ntekereza ko ari n'abagifite urugo batatandukanye, arusha ko kuba umwana mwiza ku rwego rwose rukomeye cyane. Ibyo ni ibintu n'abantu benshi batangira ubuhamya, ariko ibyo ntabwo bivuze ngo nanjye ndabifata gutyo kuko abo babifashe gutyo, kuko nta muntu ubaho mu wundi. Iyo ndi gufata imyanzuro sinyifatisha ibitekerezo byawe, byanga bikunda. Niyo umuntu yaba kugira inama, niyo wasoma ibitabo by'umuntu, hari ukuntu intekerezo z'umuntu ziyubaka, hari na process ziyubakamo. Ari byo byane nakomeje kuvuga ngo precepts, donc uburyo ugenda uterateranya ibitekerezo bikazagira bikarema icyo wizera biturutse ariko n'ibyo wagiye uterateranya.
njyewe navuga ngo ntago tuye utandukana ko ari umwana mubi. Sindi umwana mubi nanjye niko mbyemera, ariko wenda ugiye no kuvuga ngo hariho umwana mubi hagati yacu babiri yaba njye siwe. Bon, nyine nakomeje kuvuga ngo biraturuka ku busobanuro mp'ibintu butandukanye n'ubwo mwebwe muha ibintu n'abandi batandukanye in general no mo people. So nkunda kubwira abantu ngo I think differently. Iyo nivuga rero ngo mwebwe mba ndi kuvuga the rest of the rest abasigaye uko mutwara ibintu. So navuga ngo mfite ukuntu ntekereza kandi kwihariye pe, kandi nta nicyo nabikora ngo ntekereze mu buryo butandukanye. So noneho uko kuntu ntekereza nawe afite ukundi atekereza, noneho bikaba kuri extremes zitandukanye, bikaba biri rwose biri kuguheza inguni gutandukanye. Noneho nubwo nyine yizerera mu kuvuga ngo urupfu ruzadutandukanya kuko wenda yabyigishwe mu iyobokamana akabyemera gutyo, ariko nyine haba mfite ngende interpretation mbi hano urugero wadafite cyangwa atemera, kwa kugira imitekerereze ihabanya cyane bigahita bitangira kubyara kuba nyine habaho umunabi wa hato na hato ku tuntu dutoya. Mvuze ku mitekerereze, uturutse ku mitekerereze mfite n'uburyo mba numva ibintu bigomba gutwarwa n'uburyo okay, reka wenda mfate nk'urugero, nge nizera urugo nk'ubwami. Nimvuga nk'ubwami wumve ngo nk'ubwami literally, se nabwo yango iki nk'ubwa Asuerusi wenda uburyo yari afite wa undi wagiye se rirancitse amubwira ngo naza akavuga ati nibereye mu bandi, noneho akaza kuza Esteri Hadasa. Nizera urugo nk'ubwami literally, nizera ko mba ndi umwami muri urwo rugo, umugore akaba umwamikazi. So hagira rero ashobora kuza undi we ufite imitekerereze yumva ko urugo ari demokarasi, uravuga mvuge mpaka tubone icyo twemeje cyangwa ibindi nk'ibyo. So uko kuntu wo gufata ibintu nuko wafata ibintu bikajya bigonganya utuntu tumwe na tumwe dushobora no kuba dutoye. Nk'umuntu uri civilize wabona bishatse kuba nabi wenda ugaceceka na wagaceceka, byo nibibaho mu ngo zitandukanye, ntago biba bibayeho kuri mwe mwenye, ariko nyine ibyo bikaba nabyita nk'impamvu ituma ibyo byose bigenda biba. Rero kuko ibintu biba wenda mu bicemo imyaka 10 se 5 ko naremye twatuma imyaka 14, uko bigenda bishyira uwo munabi utaruvamo kurwana kuko mwese mutizera no mu kurwana, ariko ukabona ko nyine icyo kintu gihozeho nkuko nakubwira iryo jambo Paul yavuze mu Bakore, yaravuze ngo impamvu iyo gatanya wemera kwitanga kandi ukabuhamba ukongera ugashaka nuko Imana yaduhamagariye amahoro. Ndi kugenda mura cyase nagiye mbona abantu benshi bo mu Rwanda uburyo bafata ibintu bya gatanya, nka isi yarangiye nk'ari ikintu cy'agatangaza. Batusubwa abana neza, abana haraho ngiye haraho bagiye, urukundo mbakunda se haraho rugiye, inshingano bafite bose haraho zagiye. Donc kuki uhise ubifata nkaho ari uko bigize. Nkabona yuko ari n'umuntu wari umubaza se abadepite ko bari kwiga ku kibazo cya za gatanya zibaye nyinshi, ubwo mu bibazo bari kwigaho n'icyo cyane nikije mu bindi bibazo, ndavuga ariko bafite ko batekereza nuko babyumva. Nakifuje kubona abadepite babitekereza gutyo nabitekereza ku yindi side yindi kameme, kuko kugaragara yuko udashaka ko abantu batandukana just by wishing ntago bibikuraho, kiretse ugize icyo ukora hagati yo ko bashakana ukabafasha kugira ngo abantu bahitemo neza. Ko nyine nasanze ikibazo kiba muri dating. Nkavuga rero ngo ikibazo kiba iyo umuntu atandukanye ntahita yongera ngo ashake, cyangwa se ugasanga yarakomeretse mu marangamutima ku buryo avuga ngo sinzigera nshaka. Aha niho haba ari ikibazo. Ariko ntandukanye n'uwo dutandukanye ngashaka uwo turi buhuze kakaramata kagakunda, kuko umuntu wese akaba yashaka muri mind avuga ngo uyu ndabona twagira karamata, wenda nyuma agasanga yarabyibeshye ariko ntamushakire nanone kuvuga ngo ni imyaka 3 n'itanu ya agashaka mutwe avuga ati
impamvu mbikoze ndi kubona mu bumenyi mbasha kugira n'ubusesenguzi nakoze tuzabasha kugira akaramata gakunde nkurikije ibi n'ibi n'ibi. That's a long story. Gusa njye mba numva yuko abantu batandukanye bongeye bagashaka n'ubundi ntacyo byabitwaye, gusa batandukanye bakaguma hariya bari separated n'ibikomera aho ngaho ntago twavuga ngo ntibikabe, kubera ko ntago turemye isi yacu, ahubwo u Rwanda tuzatangire kwiga umuco wo kugira abatherapist kandi bari competent bashobora gufasha abantu kuva mu kintu kimwe binjira mu kindi kandi bakinjirana mu mutima amaranga mutima adakomeretse. Uti dating yanjye yagenze gute? Icyambere ubu ndi kugerageza mu kiganiro cyose nkora kutinjira mu madetaye, nubaha vie privé, nubaha yuko madame atajya kunda ibintu bya media, reka nkoresha iryo jambo ku buryo niyo twaba tugiye kubura ibirayi bya kumugoroba kamwe atariko 500 dukoranye ikiganiro turi kumwe yakubwira ati ninjye uravuga gusa toya. So n'umuntu utakunda kuba muri media pe ku rwego rukomeye cyane, ariko so noneho rero nkavuga ngo byishindi gushaka kubishyira muri box yo kutabyinjiramo, wenda nkavuga icyo gusa cyo vuga ngo uburyo umuntu ashobora kudahuza n'undi mu mitekerereze, noneho byinshi bikagenda bivukira kuri icyo ngicyo. Muri dating yanjye mfite imyaka 24 hari igihe utiyizi nawe ubwawe neza, wacyo ni kimwe, ariko bike wiyiziho akabaho na kwa kundi abantu bashobora kugira udusoni donc abantu batarimenya neza, reka nkoresha iryo jambo, bishobora gutuma nyuma ugera mu rugo ukaba wowe wanyawe. So nunuka ndakabwe muri dating ntago ibi nabyo bajya kubigaragaza, ariko byabakuru mwe byaba no kundi ntago ari biba byakozwe bigenderewe, ntacyo muri bwumve uretse kuba wenda navuga ngo nante criteria nyinshi nagenderagaho nkora dating. Kabiri nakoraga dating iminota 30, still nawe nabishobora, ariko no gukora dating iminota 30 ntago nabyananira. So as long as uzi uwuriwe ukuteye, ukamenya na mugenzi wawe nukateye, ukamubaza ibibazo nyabyo, ubasha kumenya ngo uyu muntu can't match. Reka mwe nkakagero kamwe koroshye raseka nkakoresha ku muntu nkunda cyane, ariko nta muvuga izina abantu bumvisha bivuga ni barahita bimenya. Umukobwa uri mu bambere bikimero mu Rwanda bamubaza atari ko ubu ngubu umugabo agize gutya akiva mu ikofa akagukubita, yitamaza ngo sabe ngo mfite sentire maro, ati wankubita no nta nubwo yagisubije icyo kibazo, ahubwo yaratangaye aravuga ati mbese uburyo yatangayemo buri wese yese yiha igisubizo ko nyine ushatse kuzana ibintu byo gukubita hari igihe yahita agorora cheville ubundi akakuroderesa amatama donc cyangwa se ko bitava mu ijambo rimwe ryoroshye. Ndi nko kudating uwo muntu akamika igisubizo nubwo ntajya ngwana ato, ubwo nahita ikira mu buryo ngo ya azaba mwiza, ariko ndebera hari hirya nkashima kari mwiza, ariko naba mbeshye mvuze ngo uyu muntu tujye in a relationship, amafaranga yose twaba dufite, femu yose twaba dufite, ari we ari nanjye, ubushobozi nyine, inzu, ama etage n'ibindi, muri sense yo kwimenya. So criteria rero naje kuzireducinga kuko nabonaga ko ziri kuborana, nsiga zimwe. So imwe rero yari ijambo bita kuganduka, total submission. Habaye gukomeza kwisobanukirwa cyane, ariko nubone ninongera gushaka nzongera nshyireho one condition, total submission. Waje kwibona icyo gihe ndikubwira ngo iyo abantu batimenye, hari igihe nyine wishyiramo ko bizaba oya wishyiramo kuvuga ngo ubwo ngubwo niko bigize. Gusa cyane cyane nge ntekeza ko ari mu buryo bw'imitekerereze yanjye, ari nacyo mvuga ngo igihe nzaba nongeye vuga ngo ngiye gushaka, icyo abantu bakomeza kwibaza, hari umuntu twaza tuganira rwose kuri telefone nanamukuyeho mubwanire kamvugane n'uyu muntu wabyumvaga, ni inshuti yanjye cyane, yamambwira atari ko
akabica nko ku ruhande ko anyubaha kandi nanjye dukundana namwubaha ni umuntu w'umugabo ati dusongera se ushake ntuzashaka ntoya bishobora gutinda nshobora kumubura ni koko sindi mwiza mu buryo bw'amasoso babantu baba ari amabogari donc ntago mvuze ngo ndi mubi nako nta n'ubwo icyo nakivuga ahubwo ndavuze ngo sindi muri ba bantu bajya kumurika ngo mwirushanwa ry'abeza simfite ibifaranga ngo ujye uhariye ujye uvuga ngo bahamagaje abasore bafite amafaranga cyabagabo bafite amafaranga ba Gerard Mbabazi baza nawe ugatebuka kaza migi nawe kajye nyuma ngo oye abantu barakoze ama YouTube barakoze akazi gakomeye cyane bon nabyo ababyumva ko arimo gutebya ariko nyine nkavuga ngo ushobora kumubura noneho niyo mitekerereze ikaziramo ariko ndavuga nk'urugero ibyo nemera ideologically and politically uko bya bingana kose nubwo ntari muri politiki ariko uko bya biri kose banakunda wenda nko kuvuga bati mutahazi uri pro government cyane wisize amarange bikabije ahubwo nanjye nisanze ntyo kandi ntago ngigoragora na nuko bikoze na proud yabyo ariko ngiye nko gushaka na bambwira umuntu urabe nzasanga warisize amarange menshi kundusha kugira ngo wenda ninjya mvuga nti ibyo nabyo nibyo byandana bavuga ati oye ahubwo ujye uvuga ati urabintanze ako kanura kantanze donc tube duhuriye kuri iyo mitekerereze kuko hari ababasha wenda kuvuga ati ntacyo bintwaye kandi ari nacyo cyonyine gishobora kuba ntacyo cyaba gitwaye ariko iyo uri umuntu amanota yawe yose yo muri dating uyashyira ku kintu areshya te simbizi nashaka mugufi yawe muremure yarize iki ntago ndi gushaka umuntu kira ku buyobozi bwa koperative cyangwa bwa ONG cyangwa bwa Europepa ndashaka umuntu turi buhuze ayiga atiga aba muremure atamuremure afite amafaranga atayagira kuko ibyo amafaranga byo ndavuga ntago tugiye gukora koperative ngo meri gusaba imigabane ariko ukaba ushyize agaciro cyane ku kintu bita kuganduka ijambo bita kuganduka mu cyongereza babyita submission none nge nkongeraho n'irindi rivuga ngo total submission kandi ubundi no muri submission harimo ikintu kimeze nka toto nyine ariko urumva nyine no kurenforce icyo kintu so icyo gihe nkavuga ngo mu gihe ubitinzeho cyane yo submission cyangwa kuganduka kuri total urashaka kumva ko uti ushaka gutwaza igitugu urugo rwawe rutwaza ahantu hatari demokarasi ko nakwiye ko mu rugo rwanjye nta demokarasi nshyiramo demokarasi irangirira ku miryango kuri gate yo kuri portail ahantu rero hatari demokarasi ntwazana ijambo igitugu ntago wajya mu bwami bwa Rudahigwa bwa Musinga Rwande ariko Musinga yagiraga igitugu gute nta gitugu cyo muri kingdom kiza muri demokarasi kubera uburyo muba mwaremeranyije ngo uzajya uvuga nanjye mvuge ibitekerezo bihangane twemera icyemewe na benshi icyo uvuze ntabwo kigomba kuvuguruzwa mu rugo rwawe ntago ariko nanone mbivuze ntago avuguruza ashobora kuguha igitekerezo nacyo ukacyumva ukagitega amatwi ariko nanone ukabifata nkaho nk'ubwami dore kamvuge ngo umwamikazi ni umuntu uba wubashywe mu bwami hari uko abafashwe ariko uko yiyadressinga ku mwami umwami yaba yakoze amakosa ko n'umwami yakora amakosa yavuga ibitari byo ariko uburyo amwiyadressingaho bitandukanye n'uburyo wenda depite wo muri Amerika cyangwa mu Bwongereza yiyadressinga kuri prime minister wo mu Bwongereza iyo yumva icyo yavuze atemeranya nacyo kuko hari abafite icyo kidemokarasi yanajya mu mihanda yanajya hari akavuga ati ntago ibi biri bunemere ariko ubwami bugira uko butwara ibintu byabo ntago ari ikibazo cyo gushaka icyubahiro nta nubwo ari ikibazo cyo gushaka icyubahiro ahubwo no kuvuga ngo naje mu isi hari mission inzanye y'Imana n'umugambi wayo kugira ngo nkukore ndashaka umuntu umfasha kuwukora ntago ari uko nshatse umuntu ufite ubwiza arusha abandi I need a helper rero jambo ryo muri Bibiliya ntabwo abantu bashaka kubigisha ngo ubundi se ni helper wo guhelping iki she is a helper to help you do what then have a purpose have a vision and that is divine ufite intego ufite mission waremewe kandi ituruka ku Mana ndetse n'igishushanyo mbonera cyuko bizaba bisa byagezweho
ukenera umuntu ugufasha mukabikora. Uwo muntu ugufasha mukabikora rero nigeze kumva witwa Priscilla aririmba indirimbo ndavuga ni ibyo bintu warabiririmbye uri kwishakira melody nabyumva, warabiririmbye ari byo umininga. Ndashima Imana yuko biririmbye nakwirinda muri dating umuntu utekereza nkawe namwirinda. Ngo nabonye uwo menera utubanga uwuzuza interuro zanjye tugahuza iyanana ikapata ukana. Priscilla ntago nge nashaka umuntu nuzuza interuro ze, ahubwo agomba kuza kuzuza izanjye. Ubwo rero aje afitize agomba ashaka uwazuzuza, tuwacane wazima. Iyo yaba ari divorce nyuma y'amezi 6, ntago rero ibyo bintu byaba ari byo. Noneho ari ikintu watubwiye ko abadamu batifuza divorce, uri kumusaba divorce. Iyo umuntu atifuza ikintu nuko aba afite uburyo ashobora kuba yakosora bitari byakosoze. Ntabwo mwigeze muganira. We tried, it didn't work out. Twaragerageje ntibyakunda ariko yari yagerageje. Donc I give her credit, yaragerageje. Amarangamutima yenda yubaha, ariko nanone muri bimwe bingize ntabaye n'ijyarya. Nanone iyo biri ngombwa ko mfata umwanzuro ntago ntwarwa n'amarangamutima, kuko hari abantu bahera mu marangamutima. Buse mbikoza abantu baturage, buse mbikoze muzehe wanjye, mukecuru wanjye, buse mbikoza abana like. Kandi hari uburyo bishobora gukorwa n'ibyo bindi nabyo bikaguma biri mu murongo mwiza, abana nabo bakakubona, inshingano kazikora. Za divorcinga nta mutungo ihari, amadeni ngo bajya bayagabana, ariko kubwumvikane sinzi kiretse niwe nabyanga, ariko aya hari yose nayabonye nagiyemo ntaranamushaka. Ubwo nzanayagumisha ku ruhande rwanjye $40,000. Ntago nzajya kumubwira ngo uzaze kumfasha kuzishyura oya. Ko yagerageje icyo utamwaraye. Hari ibintu umuntu ambaza nkahita mvuga ngo mvuye mu isi mbamo haza mu yawe waburi byaba bifatika, ariko ari kibazo umuntu ambaza nkahita numva ko cyubakiye ku marangamutima gusa. And I hate emotions. N'imyanzuro abantu bafatira mu ma emotion rwose pe. Kuko ibyo bishobora kubaho, ndahindura ikaba ndahindura ntibihinduke, kuko nyine wenda kwemera kuhindura ni kimwe, kuhinduka byanyabyo ni ikindi. Nkuko kandi ndabyubaha ko nanjye Mutabazi mbwiye ngo nimpinduke mbe nka wowe cyangwa undi muntu wenda bi complete opposite nuko ndi wenda nakubeshya ngo ndi bubikore, ariko byarangira binaniye ndabizi. Nduwo ndiwe ndukundi ntekereza uko ntekereza, kuvuga ngo ntabwo ukunda amarangamutima, nta nubwo nyaturamo. Ubwo ntabwo ni ikibazo twibaza icyo twifuza kudusubiza. Ubwo ntabwo wagenda mu marangamutima yuko wenda utakimukunda. First of all, nakosomeye definition yanjye yo gukunda, ntabwo nkundisha amarangamutima. Ni nayo mpamvu sanabwira muke. Mbese umuntu yavuga ngo ntagikunda umuntu ku buryo n'ubukwe bubaye nyuma y'icyumweru cyangwa 2 cyangwa ukwezi yavuga ngo ntakunda umuntu. Ariko nk'urugero nyuma y'ukwezi tubana yashobora kuba yambwira ati rero kubw'iki kintu kimeze gutya manza narakigendera, bitewe nuko nyine yarakiri na mutoya. Abana barabigira. Abantu bafite imyaka mito ko twashakanye afite 23 24, amubwiye okay nimbugiye gutaha mbwira mpamagara iwanyu kugiye. Donc mu gihe bafite amarangamutima itavuga ati rwose mbwira hani squid, ngi ibintu byanjye byose mbikorera mu isi ya logique n'imibare. Nabona bitadivansinga ikimana yandemeye, kandi ibitekerezo byanjye bimeze nkaho rwose bihabanye cyane n'ibyo wowe wajya inyuma n'ibindi. Havuga rero ibi bintu suku byakabaye. Noneho rero ibibazo by'abantu bafite amarangamutima rwose bitandukanye, nk'urugero uri no kumbaza nk'ikibazo nkasigara nanjye ubwanjye ndi kwibaza kuri icyo kibazo n'uburyo umuntu yibaza icyo kibazo. Ahubwo ariko si ubw'abana ese bagiye gupfa, bakubwiye ko bagiye gupfa, abana 5 bakubwiye ko ntazakomeza kubakoraho inshingano, kuko urumva birantwara amezi 6 kubona divorce nibigenda neza, kuko
kuko ubundi yari umwaka baza gukuraho bya bihe amezi 3 bajya batanga mugende mwiyunge wagaruka bakaba handi 3 bayakuyeho mu kirego bacyakira bahita Itariki yo kuburana. So mbere baburanaga nyuma y'amezi 6 babanje 3 yo kwiyunga ngo kuganira ibintu nk'ibyo. Noneho divorce nimara kuboneka nzashyira imbaraga mu kujya Michigan State University kwiga international relations na diplomacy, ko ndashaka kureba ko nakoramo PhD mu buryo bwo kuvuga ngo après les échecs la vie continue. Harabana ko ndavuga gutyo ako kajambo ngo après les échecs la vie continue, abandi bakavuga ngo se tromper est même c'est diabolique de persévérer dans les erreurs. Après les échecs la vie continue mu Kinyarwanda uvuga ngo nyuma yo gutsindwa buryo buzima burakomeza. Se tromper est même c'est diabolique de persévérer dans les erreurs, bikaba bivuze ngo kwibeshya ni ibya buri muntu, ariko aba ari ubushitani cyangwa ari bibi cyane iyo ukomeje kuryama aho wibeshye cyangwa mu byo wibeshyemo. Rero nkagaruka avuga ngo ndashaka kujya kwiga ikindi nkiga nkora imbaraga z'igihari kugira ngo urebe ko ya za $40,000 uri buzishyure kabarira umbyara niba bavuze ati n'ubu mugabo 10 zanjye zazima, ariko cyewe rwose banze bohoke n'ibindi. Ni iki n'umugabo mwiza cyane papa. Ushobora kwiga byakugendekeye neza imyaka 2 korangije kwishyura ideni. Hari indi ntego nihaye nubwo najyaga nyimubwira uwo turi gutandukana kumva nta bishyikira, ariko uvuga nuzaza aho ndi gukoresha ijambo nakita nko kwiyahura kuri Mutabazi. Donc uwo muntu uteye ko kwihariye kwe, uwo muntu uri bufata iyo riske yo kubana nawe no wenda kiragiye cya mbere nta warunze, ariko ubu ngubu ibitekerezo byanjye biri open book. Kandi ntuze kuvuga ngo hari abantu bajya bavuga ngo kariya kana ngo nzagaforoma ngo noneho ngo akagira ko akaguforomata. Uyu Mutabazi ureba ntiwamuforoma, ahubwo wenda waza witeguye guforomatwa cyangwa uri formate ntiwirwe unagorana. Rero nkavuga ngo uwo muntu waza nzamubwira ndeka nkwereke nzubaka inzu ya mbere. First of all, inzu babamo ngomba komeza kuyikodesha nkuko nayikodeshaga nyibamo, nta kiri buhinduke. Donc mu nshingano nafataga amafaranga nasohoraga ntacyo ndahinduraho uretse kuba ntaryama ibintu nk'ibyo. Kabiri, ninjya kubaka inzu nzahera ku nzu y'uwo twatandukanye imwanditseho na UPI imwanditseho, yaba wenda y'ibyumba cyangwa se idahambaye, ariko izaba ari inzu, kandi inzu nanjye numva nabamo iri ku rwego rw'uwo ndiwe. Nge sinjye numva uburyo umuntu ya divorce nze niyo wa divorce inzu gikennye nyuma ugakira ukabona umuntu ari muri VWT ngo umuntu ba divorce nze mu myaka 15 ishize ari gutega ubumoto amavumbi, ntago mba mbyumva. In the end umuntu azitwa umuntu mwigeze mubanaho. Mba numva rero wagenda muri VWT nawe ukamushakira ravuye 27 ubwo n'urwego wagezemo rwa VWT, ariko byibuza yaza gufata abana cyangwa aje kuba droppinga bitewe nuko muri kubahererekanya ngo nabo baprofita ababyeyi babo cyangwa se babishima n'ababyeyi babo. Kuko umwana nimba umwana ari umwana wanjye akabana na mama we, mama agashaka, ubundi uwo mugabo yakabaye mukunda nkuko mukunda cyangwa kundenza, nanjye nkakomeza kumukunda uko namukundaga. Umwana ahubwo akabona urukundo ruva ku bantu babiri, mukamuha umwanya mwese, umwana akabebezwa. Ariko uburyo twisanza aho usanga nyine ngo umwana ngo yumusize ngo buri azakubitika ngo kurerwa na nyina wundi. Hari story abanyarwanda bazana nkabwana, ariko ahubwo igikeneye impinduka ni twebwe kuki nyine nyina wundi ngabishye inkunda n'ibindi bitandukanye. So nkavuga ngo ngomba kuzayubaka iyo nzu hakurikizaho iy'abana ibanditseho, abana 5 ntabwo ari bake, imfura imyaka 23, ukurikiyeho 14, ukurikiyeho 11, ukurikiyeho 8, niwe mfura yanjye. Of course, yego namubyeyi mfite 15, byara n'umukobwa nawe ufite 15, urumva ntago madamu nteri yakahageza. Iyo duhagararanye David mugira ku rutugu,
iyo duhagararanye kandi ubona nanjye ntari mugufi mba mugeze ku rutugu ko mfite 1.80 David ashaka ko ari muri 1.90 na kangahe donc ni muremure hafi ebyiri yari mike ariko byambayeho none se mvuge ngo iko byambayeho wenda hari abandi bihira ntibikunde hari abandi nabindi ijyamo bakabaza ubwo bwenge bwo gukuramo inda 2001 nari kumenya bakuramo inda gute donc urumva ko hari byinshi rwose nasanze byashyitse kandi nta kibazo so rero nkavuga ngo inzu ya kabiri birubatswe yandikwa ku bana iya gatatu izubakwa izanyandikwaho ubu nuba kugira ngo ngire inzu inyanditseho bizanza kuba mfite inzu 3 cyangwa nubatse 3 kuri nge niko mbyumva kandi hashara umuntu ushobora hari umuntu nigeze mbibwira aho turi kwiganira bisanzwe ariko bisanzwe ntari kumuduraga ko sina na draga ntago ndabona divorce uzi ikintu yambwiye ngo nge sinakundana nawe ngo uracyakunda uwo mugore wa mbere oya ni question de principe ubu turahanga gutya cyangwa se divorce yamaze kuboneka nkaba ndaha duturiye ibitaro mu buryo bukomeye cyane duturiye ibitaro ku buryo ni metero 200 winjira muri hospital ariko ashobora kumpamagara ndarwaye cyangwa bimbwiye karwaye cyabana bambwiye karwaye ntafite imodoka nkayetira nkayikodesha cyangwa ifite nkatsa nkatwara mpaka ibyumba nkahagera nkamugana iva tujya kwa muganga nkamushyira mu modoka nkamugeza kwa muganga nimba ari kwishyura nkishyura narangiza nkaza kumugeza mu rugo nkongera nkatsa nkagaruka muri gahunda ndi mu Kigali muri nge nkumva ari bwo umutima wanjye utuje nko kuvuga ngo nibwo nkoze icyo nagomba gukora ntaga abantu bagomba gutandukana ngo basigara bameze nkaho hari abanzi cyangwa abantu bahanganye cyangwa se ngo nimba urukiko rwategetse ngo ujye umuhibumbi 100 bya buri kwezi bakajya biguha nabwo baguhagaze hejuru cyangwa se wanamara kubimuha ushobora kumuha amafaranga akamubana make kandi ariyo urukiko rwategetse ahwa no wamuha nande udategetswe ayo ngayo niyo ngena ubundi nge mbonaho ubugabo bw'umuntu ayo umuha utegetswe n'urukiko yo sinyabara ayo umuha udategetswe yarigeze kubwira umuntu amubwira ngo ubu ntandukane n'umuntu nta n'ijana mfite twarabanye imyaka 14 kibyo bintu muvuga ni ibiki ko mwagira ibindi mupfa ariko ko ari umuntu uguhamakaye ukavuga utahubwa ya namakaye teka ugaburira gufura gutunganya kuba ari ku kazi kamaking sure saa ngo wariye so ibintu byinshi bitandukanye ni umwana mwiza cyane umwana mwiza cyane urihanga ndabikubaza nuwo ngo tutandukanye ni umwana mwiza nicyo navugaga oya iyo mba ntuye mu isi y'amarangamutima byari kongora kuko ngiye isi y'amarangamutima ntanayibarizwamo mba nabashe kubona ko mu isi y'amarangamutima byamanye noya nanone kuko nzikayibamo ndabyubaha cyangwa se ndabizirikana donc ndabizirikana yuko nyine we afite amarangamutima yo kubungabungwa mu gihe ngiye mfite logique yo gutera imibare bimeze gute bimeze bite si ibintu birakunda gute noneho mbwira uwo muntu ndamubwira rero tuvuge yuko nyuma y'ibi ngibi byose amafaranga ajyaza niba ari ikintu nabonye cyiza ni ibihombo n'amafaranga iyo byaje biza bije hari umuntu w'inshuti yanjye afite imyaka 36 ajya mbeshya ko yabuze umugore ariko sinzi nimba yaramubuze nshingiye kuko mbibona ni umubogari byatari nko kunkuba 5 nanjye sindi mubi ariko we ni mwiza cyane akagira kuva 2013 yakoraga muri RGB arasezera 2017 atangira kwikorera ubu afite actros zijya nko muri 7 ubu afite inzu kwirebero bamuha $5,000 by'idolari ku kwezi yaragiye kujya kuyibamo ndamubuza ni uraba mu nzu igeretse kabiri uri umusore gute ifite piscine usushaka ikibundi kandi afite inzu yari yakibagabaga yindi nanone abamuhiye kandi nakibagaruga bizi ko hatigonderwa afite amahoteli abiri ku Gisenyi tangaho ibyo kumbwira ko abuze umugore byo ukamwe ngo tumusengere ujye umbabarira ntago mba mbyumva ariko buriya wasanga ari byo noneho ariko avuga ngo kuva 2017 kugera 2024 nimba yarabashije kugera kuri ayo miliyari nimba yarabashije kugera kuri ayo miliyari turi mu Rwanda ruryoshye rwiza ku buryo byaguhiriye byakunze
umuntu nyuma y'umwaka arakubwira ati miliyari nayujuje, nyuma y'amezi 8 cyangwa nyuma y'imyaka n'igice, iyo byamuhiriye akarongo kakamukundira, uretse ko abantu b'abahanga babazi kubiceceka, nakaryuma akayakorera, ariko kaga ati muzajya gukanguka ngewe ngeze aho ngeze. So ariko nkavuga ngo ntunze miliyari naratandukanye n'umuntu ntacyo tugabana gihari, uwo tubana hari igihe yashiduka hari nawe twatandukanye cyangwa twashwanye, ambwiye ko nindesida gufata miliyoni 300 ngo nzi cyane ko twatandukanye, arabifata ngo ubwo ngo usigaye umukunda, ngo ubwo ngo aya question de principe. Twamanye imyaka 14, ndetse no muri aya mafaranga mbonye yagizemo uruhare, nubwo buri yatahise azakiragiye, kuko amafaranga ndi gukorera ni ibitekerezo, ni ubwenge, ni connection nubatse muri cyagiye nari twari turi kumwe, nubwo bitakunze. No ugenda ukamuha inzu ya miliyoni 100, 200 ukamubwira uti shaka business kora, ugasigara usenga Imana wagize gutyo urutoke kugira ngo zinacemo, kuko nibidakunda uzamuzanira ndi azirongazo yafite. Namwe ngewe wenda sinamuzanira ngana nayo mfite, ariko muri miliyari kumuha miliyoni 300 rwose ntiwabimbuza. Ese dazitaba 300, 200, ese dazibijana, kuko mbona hanze abashaka no kugira ngo urukiko rwabigabuye, rwagabuye ntacyo tunze. Nyuma y'imyaka 5 bise bimanuka. Ese wagiraga ngo nawe azakugora kuzonga kugira ngo ategereze iyo miliyari iboneke mukiri kumwe? Ibyo nabyo ni ibindi bibazo. Mu by'ukuri ngiye sindi umuntu wumva, nubwo mvuga ngo sinura maranga mutima, ariko mbona abatuye maranga mutima ahubwo ari bo bakora ibintu bimeze nk'ubugome. No, ntaga umuntu ugenda kumufasha mu buryo buri question de logique nyemeza yuko umuntu mwabanye arakwitirirwa kuzarigerenza uvuye muri iyi si. Bashatse bazakora inkuru bakitereka umunsi umwe ufite amahoteli n'amaetaje, batedora umugore wabanje kubana na wa muntu bakamugaragaza ari ku gataro. Ibyo bintu byose, ibyo wibwira byose, icyo kintu kiba kije kuri wowe ngo burya wa muntu mwabanye mbere nta kintu ufite, usigaye ufite izo ndege, usigaye ufite ayo mavewe, ariko we ari ku gataro. Kandi aje akabibwira n'abanyarwanda buriya bakugaye, nanjye ariko nakugaye. Ati buriya nubwo mubona uriya muherwa uriya, mubona uriya, ati buriya nari umugore we wa mbere, ko nta kintu ufite se, yagusigiye warabimaze. Twatandukanye ntacyo aricyo, ntacyo ariho. Mu by'ukuri ntago logique yanjye nyemeza ko atari byo. Kabiri, nakubwiye ko abagufitiye abana. Ngire numva none logique nanafite, binashobotse ufite amafaranga menshi, n'umuntu watereseho ntibikunde, wamuremera. Nta kindi muri bupange, ariko ukanezwa no kuvuga ngo no, ntago natunga miliyari 50, byanga bikunda umuntu wese nigeze mubwiraho sheri ishusho. Nakora ko byibuza bafite nk'akantu k'akompressor k'akabenza agenda. None ikibazo nuko abantu bahita bavuga ngo ubwo waba ugiye kuzajya ugira ibyo ujya gukora nabo. Oya, cyo koze ufite umugabo wamwubaha ntugira ibyo ukora bindi. Nge numva umuntu mwarabanyi, ubuzima mwarabayemo bwose, umuntu twabaye inshuti ku myaka 20, nyuma tugatandukana akajya mu bye, tugahura yarakubititse, mba numva reka mbyite ngo birandyohera, biranezeza, nubwo nta maranga mutima mbamo, ariko byaneza kubona nazamuye undi muntu, by'umwihariko umuntu mwagiranye ubuzima bushariye. Icyo kintu n'umuntu wenda umbona abantu bajya bango tubona waramamaye, wenda unzi nko turi nko kurya amandazi n'ibishyimba ahantu twicaranye, ako kantu bashe kuzuka kanyibutsa kakinjira nkumva ndakwibutsa. Ayo mfite tuba tugomba kubonaho make. So ngira iryo hame muri nge muri buzima busanzwe, reka nkoresha iryo jambo. Uburyo nyine wabyakiriye ufata icyemezo cyo gukora divorce, tujye kuba mwashaka, umubwira bwa mbere ku nshuro yawe, umubwira rero sinzi uko mwita cyangwa uko mwise, ati ndifuza ko dukora divorce tutandukana, bwa mbere by'uko yafashe nakubwiye ko ari umunyamarangamutima kandi ntiyabishakaga. Urumva ko nyine byaramugoye, ubona ko bimugoye, ubona ko nabita gute, ntabwo ari ibintu ubona ko byamworoheraga. Donc yagiraga impinduka nyinshi. Donc umuntu ugira amarangamutima agatangira ku affectinga, ndabyita ngo iki se, fonction z'umubiri we nyinshi zitandukanye, ukabona ko zabaye affected.
urumva ko uwo muntu rero ntagiye muri detaye isi y'amarangamutima batuyemo ntabwo imwemerera gutanga nyine divorce y'ubwumvikane. Erega nakubwiye ngo kubabara byasaba yuko mbanza kujya mu isi y'amarangamutima ntatuyemo pe, cyangwa ngeramo gakeya, reka nkoresha iryo jambo. We ariko nanone principe zanjye cya logique zanjye zinyemeza kumva kubaha amarangamutima y'uwo turi kumwe na cyangwa se mugenzi wanjye. Niko bimera, donc aho biri ngombwa mu mbago ze biri ngombwa ndayubaha. Baramuhozaga kumutihangane kunzi ibyo zina turyihorere dusinze kumwita ihangane ariko gatanye kubaho wabigenza niyo mubwira utihangane ariko niyo mahitamo hari kandi don't worry. Ndi kwanga kuzana ibintu ko nzika adakunda media no kuvuga ibintu bye, ariko nk'urugero byatumye hari ijambo yambwiye ati uzari kure muri grammaire y'amagambo ukoresha humura, kubera ko nyine igihe bigaragayeho n'abahumura tuzana bizagenda neza. So iryo jambo humura kandi iyo ndyumvishe ntago di aricyo twita muri psychology trauma triggers, so kati be triggering something not good in me. So a lot of respect no muntu mwiza, ariko nanone yaje kubyakira keretse ntuye mu isi y'amarangamutima bwa nubwo mwita umuntu mwiza ubwo bitebe nshyira amarangamutima mvuge ngo ubwo yaje kubyakira. Ndi kuvuga yuko we atabishaka kubyakira uko iminsi yagiye yiza kumva byagiye bacamo imyaka, ntago ari iminsi ni imyaka genda bigira uko ubugiye amezi ukangera kagaruka ukatereka twongeye tugerageze rimwe kabiri gatatu kane kangahe. So uko byagendaga bigira ubona ko yagendaga basha kumva ko nyine icyo kintu nzagikora bitari urwenya cyangwa iki. Aho yakwinjiza ko gati mutabazi waritse tugatangira Sunese unavuga ko twajyaga twongera tugatangira se twagiye twongera tugatangira, yashobora kubibaza cyangwa kubisaba kubivuga, nanjye nashobora kubivuga nubwo navyo nta marangamutima, ntago ibintu byose bigabi mu isi bikorwa n'amarangamutima. None se ubwo iyo tuvuze ngo amarangamutima ubu Putin nta bantu mu gihugu cya Afrika ajya y'intwaro, none se utuvuga kazi bahari yumva ndikumva ntahaye Traore intwaro narantasinzire, ntago ariko abikora ahubwo akubita karikira akabona mu buryo bw'ukuntu ashaka nawe kwigarurira igitinyiro mu isi, akeneye guha Traore abasirikare n'intwaro. Bivuga ngo urukundo rwanye narwo rwubatse gutyo. Donc nkuko Putin reacting yari guha intwaro ibihugu bya Afrika, nanjye ni muri yo sense. Ntago njye mu marangamutima ngo mvuge ngo yo uko amarangamutima nayo abaho. Nk'urugero ushobora kujya vuga ati abanyarwanda tugiye gufasha abantu bikabarwa, benshi bare twanashingiyeyo, nyine sense y'amarangamutima nayo ikaza kwintervene muri decision making. So rero njye nigeze kugerageza gushaka gutura mu isi y'amarangamutima, none nisanga nabaye indyarya, nyine nigirisha nk'ufite amarangamutima. Nk'urugero iyo umuntu apfuye simbabara uko yaba ari kose, nisano twadutanye yose, noneho nkajya nijijisha nkigirisha nk'umuntu uri kurira, akandi ndavuga ibintu n'uburyarya, reka ahubwo nge ngaragaze ko abantu bamenye ko nge uko nteye sinjya mbabazwa n'intuza nazo. kugaruka kuri psychology cyane nta kibazo wenda we cyaba cyaguteye kutagira ayo marangamutima. Ntekereza ko ntacyo, ntekereza ko navutse gutyo, ntekereza ko uko nteye, ntekereza ko ari igihangano Imana yaremye ikaba yaterekanye ngiye gutera bitandukanye kugira ngo kizankorere ibintu bitandukanye. Nijye niko mbyizera, numva ko mbifite kugira ngo mbikoreshe mu nyungu za benshi kurenza kuko ari ibintu nakora nk'urugero ndi wese atakora. Abana babyakiriye gute? Abana twaraganiriye mbabwira ko bakiri bato, hari ibyo ndi bubaganirizeho mbabwira ko ntago wafata imyenda yawe yose ngo usohoke mu nzu, abana bafite imyaka 14 n'ingahe. So ntabwo nari bicaje ndabaganiza ntimurire, none banambera abantu bari bakomeye ntibabikora ntibarira.
ntekereza ko umuntu wese wa divorce nze hari byaciyemo bitoroshye no kwenda ari nge ubashe kuza nkavuga nubwo mba ndi kuvuga nkibereza kugira ngo nanone bitinjira muri privacy z'umuntu utanakunda media in the end kandi nta nukunda media yinjira mu isesera igera muri privacy ze ntawe uyikunda ntawe hari n'impamvu ikintu cyitwa gatanya bakiburanira mu muhezo so ntekereza yuko abana urabaganiriza erega abana nuko tujya tubasuzugura ariko abana hari jya kubwira nk'agatekereza ukumva ubwo nawe ntiwagatekereza kumva kari strong kari mu bwenge abana barumva nibyo atabasha kumuka mu reka tuzabiganire wakuzeho ariko for now ndacyabakunda nzakomeza kubakunda tuzatuvugana buri uko birize hari witwa Bigere Church ukunda kumamagara ati papa tunzanire keke y'ikagugu nkakata nkajya kureba keke y'ikagugu nkakata nkagenda ibyumba njyanye keke y'ikagugu kubera ko dutuye Gasanze yarayikunze cyane so ugomba komeza kuba umupapa mwiza kandi ukaba inshuti nziza y'uwo mwabanaga mu buryo bushoboka bwose ubuzima bugakomeza nge niko mbyizera yego tugana ku musozo niri isomo rikomeye cyane wakuye mu rugo rw'imyaka 14 ariko uyu munsi Nelson Mandela yavuze ngo nge sinjya ntsindwa ndiga cyangwa nkatsinda I earn or run byanga bikunda I learned a lot and I earned a lot hari ibyo nize ariko hari n'ibyo nungutse turi gutandukana she made me a better person namwigiyeho byinshi kandi yatumye nimenya intege nke zanjye zose byatumye nyine uyimenya intege nke byibuza ukaba uri umuntu ufite icyerekezo kizima uragenda uniyubaka muri izo ntege nke wari ufite so nize rero byinshi kuri we cyangwa nize byinshi mu rugo no mu rushako ariko ntashobora kujyamo ngo muge ngo ni ibicyabiriya kuko uko ushaka kuvuga ngo ni ibinize hari igihe bita bituma umuntu atekereza kuri uwo muntu mwabanaga agakora extrapolation akaba ati buriya yari ateye uku n'ibindi bitandukanye kandi ubundi ikintu agomba gusigarana ari icyo mubwiye kandi nacyo cy'ukuri ngo ni umwana mwiza cyane so ariko kudahuza cyane cyane mu bitekerezo bigatuma nyine habaho gukomeza kugongana uwo munabo famille rero famille mu Rwanda mbona zibana mu buryo bubiri bwihariye butandukanye hari famille zikwinjirira zigufatira imyanzuro bajya gushaka umukobwa anko yaba atamwemeye ukabuzi ko bitanavamo ariko izo famille zikanafashanya bashobora kuza bagateranya miliyoni 100 batijya gutangira business bitewe nuko iyo famille iteye imbere ikize bitewe izo famille turazizi ndagutebya nkanavuga ngo zikunda ko ari zo Mutara abantu baho bafite ukuntu bari close sana kabisa ariko nawe ntiwabakorana kantu badashaka ye famille yose guhamagarira icyarimwe yose nk'urugero ikiganiro cya mbere nabivuzemo n'abanyamurenge abana biza cyane ndabakunda cyane ikiganiro cya mbere nabivuzemo kimaze kurebwa n'abantu 30 wenda na 40 wenda mu masaha wenda 20 ntekereza ko ntawe urampamagara wanditse izina famille so urumva ko famille yanjye noneho iri muri yindi class y'abantu buri wese yimenyera ibye wanajya no mu bibazo ukabyikuramo mukazahurira rusororo okay wenda bo hagati yabo barahura cyane kubera ko ari abanyamaranga mutima bahuje ariko as for me ntekereza yuko sinayamenye ibiri mu mitima buriya muri groupe ya WhatsApp banyirukanyemo bari kubisharinga bari kubiganira bari kudebatinga cyane ko niyo groupe ya WhatsApp irimo na madamu arimo cyangwa se turi gutandukana nawe arimo ndo umuntu rero
Oya kunkuramo byaturutse kuko nanjye ubwanjye kwibamo byaramvunaga. Hari ukuntu abantu baganira ukabona imiganire yabo yegereje umutima wa gihoro bahuranya kandi wenda nabo bakwahuranya. Tukabati rero mu mitekerereze namwe na tutagorana cyangwa tukagongana reka mbenyenze gake. Ariko uretse no mu kugenza gake ari ibinavuze muri covid ntanga ibitekerezo kuri YouTube cano nenga imyanzuro ya cabinet wari admin kuri YouTube cano nyine ahita andi moving na murenganya se nimba umugabo wajya kuri Yellow Paper akaba ari kubona musaza warimo avuga ibintu yumva biremereye cyane nubwo nanjye umunsi nakongera kubivuga nabaye macuwa kameme icyo gihe narabivuze ko sinabisubiremo nabonye kari amakosa ariko nyine icyo gihe nibwo bandi movinze ku bwanjye ndanavuga n'ubundi nanjye nifuzaga kwiri movinga ariko nta kibazo kirimo kirenze nuko gusa njyewe ndi umusore terimo gakeye ukuntu ku buryo simba nshaka kubangama kuko nge ndiyize nafashe igihe kirekire cyo kwisobanukirwa ariko ngerageza no kwiga uburyo nzajya mba muri societe ntabangamiye abandi so uburyo rero bwo kutabangamira abandi umuntu mu myumvire turi totally opposite shyiramo social distance akenshi yavuga ibintu akenshi mba ntabyemera ngaceceka nkamwenyura gusa ariko nakumva birengereye aho kuyo nzabumbura umunwa mwahuranye hari umusitari w'umuraperi nsigaye nkunda lyrics ze muri bano bapeti yaravuze ngo umwanzi wawe ni muhura ngo nubona udashobora kumwahuranya uzamukwepe nanjye rero ari ukuntu mbeba nkabwaneka mbe ngiye kwandika so abo muri famille nta erega reka twemere ikintu kimwe kivuga ngo nabandi bari gukora divorce nabandi bazikoze nyuma bakongera bagashaka ko ngewe umuntu najya ngimbizi nawe n'umuntu kwa divorce ntiyongere gushaka divorce nze ndongera nshake nyuma yandi mezi 5 nonye nka divorce nakonyashaka nyuma y'umwaka nonye divorce ngana konyashaka donc ntago nahagarika ku divorce ngo ariko ngo nejo bundi narayikoze we ahubwo we navuga ngo kuki ntari kwiga ubwenge butuma none unshaka neza ntago mvuze ngo bizaba nari mvuze gusa biramutse bibaye if condition Mugore apfuye nakongera nkashaka donc reka nakoresha nongere ijambo as soon as possible antaye nakongera ngashaka as soon as possible mfite imyaka 70 nakongera ngashaka as soon as possible nuvuga ngo ndi umuntu wemerera mu ijambo rivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine so nuvuga ngo rero ni nako bikoze yite fiancé wa mbere cyangwa umukunzi wa mbere mutandukana yagiye kuri Noheli ku itariki ya mbere nari mfite girlfriend ariko ntago nari mushatse bushya ahubwo nuwo nari narasezereye wagarutse nuwo nari narabwiye ntago byavamo byari buri muri uwo murongo so nko mu by'ukuri mvuga ngo naramubwiye ngo Rome ne peut pas changer le destin de l'autre n'ubundi mu kwa gatatu nzarongo nimba ugiye ni imirongo yawe ariko nagomba kurongora mu kwa gatatu n'ubundi stili mu kwa gatatu nzarongo bafashe icyemezo cyo kwihindura kuri wa wundi bigatuma ushaka uwo temeranywa n'umutima wawe ari we madamu oya nabwiye ngo njye ntago kwihimura gukorwa n'abantu bamarangamutima ndabyibuka undebye uramutse utanzi wagira ngo nkunda vengeance kuko byo ntago wamemukira ngo biguhire cyane burya kiretse ugize ibyago ugize amahirwe sinzigere ngira ubushobozi butuma ubyishyura ariko ngewe ntago ari uko mbyita I'm the punisher ndaguhana ntago nihimura ntago ni ngira vengeance ndahana kuko iyo njyana yawe itari nziza ejo uzayikora ku wundi muntu reka rero nguhane bigusigira isomo ryo kuvuga ngo next time be gentle ariko nk'urugero mbona icyo gihano ntacyo kiragufasha at all ndakureka rwose nk'urugero umuntu ankoze mu ishati gutya nkamufatira mu cyuho yari ari kuntwara 5 ndavunjisha mu mamuseyisa nigenda ushaka y'ubugari kuko ukuntu ngana sinenda kuguhana ibihano sinenda kugutoza umuco ungana gutyo at least reka nkwere ku umuntu 5 bya bivunjishe nkure igihumbi giguhereze ku neza bine bisigarane uhe chance ngwiye ni maniga tuzasubire mu gihe ndahita banga umufate ngo mukubite ngo mukonyagure oya abo banyamaranga mutima nibo bakora ibyo ariko ngewe
icyo nkora cyose ngikora pragmatically, logically, numva ndi gutanga iyi contribution kuri society. So nubona divorce zafungura champagne bizagenda bite? abanyamarangamutima nibo baserebura gutyo. Uretse n'ibyo niyo nabona PhD ntago nafungura champagne, cyo kuze wenda ndi nuserebura na cerebura mbonye ibisabwa byose ngo ngiye Michigan kwiga, ariko nabyo siko nteye. Don't do umuntu utajya ujya mu bintu bitanga za graduation, ndiga bajya muri graduation nkajya muri zindi gahunda, no nanjye kwiga bazame igipapuro cyane. So ntago ndi umuntu wizera muri celebration rwose at all. Mutaba bakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye n'inkuru yawe uyu munsi. Niba nakubwiye ngo bonne chance simbizi, ubwo nanjye nabagiye mu marangamutima. Kuko byagorana ujye uvuga ngo bonne chance bya biturukana no ko yemera ko divorce ari bikenewe, ariko n'igihe wumva wenda abantu bakabaye bayirinda at any cost. Wenda ikintu nakora nsoza bibaye ari ntacyo bitwaye, natanga nimero kuko ari igihe umuntu avuga ngo numvishe ikiganiro cyawe ngo nshaka kuvugisha kuri biriya na biriya, tangiye kubona abantu bari kumpa message atandukanye, abatajya imbizi nabyo batishaka nta mikino vumiriya sharugume mu nayo rwose ndi kuyakira, cyane cyane ko abanyandikiye bose bari kubikora neza pe, bari kubikora akakubwira igitekerezo cye ariko atagubutaje. Nimero yanjye ni 07 8 8 30 95 13. Yandikiye kuri WhatsApp nayo nimero ngira, by the way ibintu byose nkoresha iyo nimero, nta yindi ngira ngo atazajya ngo mpatigo yawe cyangwa Airtel, ngira nimero imwe itagira iya kabiri nkayikoresha ibintu byose. Yego turi kumwe mwakoze kwa natwe mu kiganiro.